Hello, hello mumeze mute? Natwe turashima Imana. Namwe aho muri hose nizere ko muri amahoro. Abarwaye tubihanganishe ko nabo bazakira kubera Imana. Rero ikaze kuri channel y'iwacu Bikora Bite TV, aho twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kubona ikimera runaka kandi wari ufite ikibazo, ushobora kujya kure cyane kandi umuti wifitiye ukabasha kwivura mu buryo bworoshye kandi buri hafi yawe, cyangwa ugafasha na mugenzi wawe nawe ukareba ko yakira iyo ndwara, cyangwa buri kintu cyose rero iyo ugifiteho ubumenyi nta kidashoboka. Ubumenyi bwo bwa mbere, ibindi byose biza nyuma. Ariko mbere ya byose tujye tubanza Imana, ibindi byose biza nyuma. Kuri uyu munsi rero tubazaniye kino kimera mubona, ni ikimera cyiza ariko ni n'imboga. Ziri mu bwoko bw'imbogeri cyangwa icyo bita imbwija cyangwa dodo. Rero biriya bifite amoko menshi cyane kuko ziriya mboga uko zigiye zitondekanye zigiye zifite umumaro wazo mwinshi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero kino kimera mubona ni ikimera cyahinzwe ahantu ariko tukiryaho imboga cyane. Ese kuki zino mboga zikundwa cyane kurusha zimwe zikunda kurandaranda cyangwa zikunda kuba zicishe bugufi gatoya? Kino kirazamuka cyane, ushobora kuzamuka rukagera no muri metero cyangwa unarenga bitewe, kuko ni uruboga rwiza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Runo ruboga rero ngiye kuruvugaho, utangirane nanjye urangize video wumve akamaro k'izi mboga. Icya mbere, zino mboga ndi kubabwira izi ngizi, hari ukuntu umuntu aterwa n'iyi myuka mibi cyangwa uburyo bamuhumanije, noneho aho ubona ko baguhumanyije hari ukuntu ujya kwa muganga warwaye, mbese amaraso wayabuze, noneho bakagutera amaraso, nyuma y'umunota umwe ya maraso akaba aragiye. Nyuma y'umunota umwe amaraso yawe akaba aragiye, gutyo. Ese biterwa n'iyihe myuka mibi? Hari ukuntu baguteza iriya myuka ijyanye n'abadayimoni cyangwa biriya bijyanye n'amahembe, noneho weho aho kugira ngo ubashe kwivurisha n'ukundi kuntu, nta kibazo ukajya kwa muganga bakakongera amaraso kuko ni meza nta kibazo, ariko nimba bakongera amaraso, fata zino mboga mu biryo bari kugutekera. Fata izi mboga, runo ruboga rutukura gutya, ntufate zino zindi z'icyatsi. Fata runo ruboga rutukura urutekane na wa muti utekwa ugatukura bita amagaro, wongeremo beterave. Ibyo ngibyo nubirangiza babigukorera muri ji, babigushira ku biryo nta kibazo, noneho bya bikatsi ubikarabe umubiri wose. Bya bintu barimo bakohereza bigukonka amaraso utazi ukuntu ari kugenda, bigutesha, mbese ukagira ibizungera, ukumva ibintu biragufata nk'ibinya, ukumva ibintu biragukirigita, ukumva ibintu birakuzamukamo, cyangwa ukumva amaguru ari kwibumba, cyangwa ukumva intoki zirimo zirakanyara utangiye nko kwihinahina. Uyu muti uzagufasha muri ubwo buzima uzaba urimo. Uyu muti ni mwiza, hariho n'ibindi byinshi bavangiramo ariko abantu benshi ntabwo baba babizi pe. Ariko ndi kwereka ibintu biri simple, biri hafi, bishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi kandi nawe ushobora kwivuza mu buryo bworoshye. Runo ruboga mubona, uruboga rukora ibintu byinshi by'ibitangaza mwe mutapfa kumenya. None se namwe mujye mwibaza, kuki hari imboga z'icyatsi hakaba n'imboga zitukura? Nuko Imana yabishizemo ubundi bushobozi cyangwa izindi mbaraga zabyo zo guhangana n'ubuzima tubamo hano hanze, ikavuga ati kino cyatsi kankigira umutuku kuko kizahangana n'iki kibazo runaka,
ikindi kavuga ati reka nkigire icyatsi kuko kizahangana n'ikintu runaka. Rero iyo uri aho ngaho ukavuga ati ato ni ibinyarwanda, ngo ni ibirundi, ni ibitanzaniya, ese wumva umuco mbese igihugu n'umuco wacyo nujya guhangana n'ibingibi uzajya mu bindi ntazi, ibyo birakureba, ibyo twe ntibitureba. Twebwe abakunzi bacu, mwebwe dukomezanye twige ibimera bitandukanye, ariko nawe nimba hari icyo uziho natwe dusangize kuko ntawe umenya byose. Hari ukuntu rero kera ushobora kuba nk'iwanyu baravuraga ariko bagakoresha bino bintu byo kuragura cyangwa bakaraguza cyangwa bino bakajya gucirira ibintu bijyanye n'amahembe cyangwa izo za nyabingi, ariko wenda nk'umuntu wabikoreshaga nk'iwanyu mu muryango agapfa akabisiga ntabisiragiye cyangwa akabisiga atabikuye mu muryango. Muhitondere muhumve neza. Ese nyiri uwo muntu iyo yabaga yabishyize mu muryango gutyo wenda ngo bimurinde urugo n'ibindi njye ntabwo njya nkunda kubimenya cyane, ibyo bintu agapfa atabikuye mu muryango cyangwa atabiraza abandi, ikibazo cya mbere gishobora kuba ni kimwe. Ikibazo cya mbere gishobora kuba icya mbere mwa bantu mwe, amahoro mu muryango yawe wabagamo ntabwo uzigera uyabona pe, amahoro azaba make. Icya kabiri, hazaba harimo impfu zidasobanutse. Izo mpfu zidasobanutse iyo ukumva umuntu runaka ngo yaguye ku musozi, umuntu runaka akubiswe n'ikintu runaka, umuntu runaka harayasimbuka, umuntu runaka, mbese ugasanga ni ibintu by'ibibazo gusa. Hari n'ukundi kuntu mushobora kubaho ugasanga mwarize pe, ariko ugasanga nta kazi mugira. Ako kazi ushobora kuba mwanize mukabona ako kazi, ariko ikindi kibazo kirimo ugasanga amafaranga mukorera ntacyo abamariye, ugasanga ni ibibazo gusa. Abana mubyaye ugasanga ni hahandi ho indwara za buri munsi. Ese ibyo bintu rero iyo biri mu muryango gutyo cyangwa uwo muntu akagenda ntabigize gutyo, urashaka icyo bita umucyuro. N'iki cyatsi bita dodo, kino n'uruboga mubona, mugafata umucyuro n'uruboga mubona, mugashaka n'icyo bita umuhanga n'umushyigo, ubishyigura ngo bikava hano bikagenda. Ariko uragenda n'ibintu yari afite byose yakoreshaga cyangwa ubizi n'umuntu mukuru, mukabitwika. Bamara kubitwika mukabitwikira kure, ariko no kubitwika ntabwo ari ugupfa kubitwika nduguyango. Hariho abantu bajya gusenga, bamara kujya gusenga ngo bagiye gutwika ngo karande, bamara gutwika karande barangiza zikabagarukamo, ugasanga noneho n'ubu bya bibazo mwari mufite bo byabaye dabo. Ariko bajya mukora ibintu, ubundi hari ibintu abantu batajya bamenyera mu buzima bw'abantu. Ibyo ngibyo niba udashatse umuhango bitwikane. Noneho twikomereze abo ngabo bafite uko babaho, twikomereze. Wamara kubitwika ugashaka umuhanga ugatera mu rugo n'ahantu hose, ukavuga ati bigakuka bikagenda, cyangwa mugashaka undi muntu wabimenyereye w'umuganga nyine uzwi neza ko yabasha gukura ibyo bintu mu rugo, akagenda akabibakurira mukamuzamuha amafaranga. Ariko ibyo bintu bya karande cyane cyane bikunda kuzonga abantu. Kino giti rero muragenda ugafatanya ibyo ngibyo nababwiye, mukabitera muri cya cyumba umuntu yararagamo. Abantu basigaye mugashaka umuti wo kunywa uvanzemo igubyo nicyo bita akamaramahano, nayo amahano yabaye bose mu rugo akavamo akagenda. Ibyo ngibyo bizatuma mugira amahoro ayo ari yo yose, mukomeze mu buzima bwanyu bwiza kandi mufite amahoro. Rero iki kimera kivura ibintu byinshi.
Kino kimera gikunda kuvura ibihushi bishobora gufata abana mu mutwe cyangwa ibintu bimeze nk'ibifaranga, uragenda ukagifatanya n'umuhoko n'umushishiro. Hari ukuntu ibifaranga bifata nko ku muntu, noneho cyane amufatamo imbere agatotomba utuntu tumeze nk'uduheri twinshi. Ikintu wakoresha, fata umuhoko n'agashishiro n'iki kimera ujye ukube ahantu urwaye, noneho kubikura mu mubiri uko wabigenza, ufata urubuto rwa avoka ukarutekana n'inyabarasanya, ukanywa agace k'agatasi twa sapoza kari nk'ibiyiko 4-3 gutyo, ukajya unywaho mu gitondo n'ikigoroba, ukamara iminsi 3 cyangwa iminsi 7, ya ndwara ikagusohokamo ugasanga ibintu birabawane. Iki cyatsi mubona cyangwa kino kimera mu gukagira ingo, mu gukagira ingo uragenda ugafata umuzi wacyo ureba iburasirazuba n'iburengerazuba, warangiza ugafatamo umuzi w'umuhoko ukongeramo cya cyica amahirwe twakivuze ejo bundi video itangira iyi ngiyi, ukongeramo umuzi w'umuko ari we murinzi, ugashaka n'umuzi w'icyo bita umutanga, ariko ntimukajye mubirandura, mujye mucukura ku mpande pe. Ibyo ngibyo rero ushobora gufata iyo mizi yabyo ukayisekura ugatera mu rugo, ushobora kuyifata ukayisha impande enye z'inzu yawe no mu marembo, ubundi ukareba ko ibintu byawe bicamo neza cyane. Bakunzi bacu rero ndabakunda kuri channel yacu Bikora Bite TV. Nimba ari ubufasha ushaka twandikire kuri WhatsApp, nomero ibihari. Nimba ushari igitekerezo twandikire, nimba ari n'ikindi kintu watubwira nawe watwandikira, kandi nimba mukize nabyo mujye mutubwira. Imana ibarinde kandi bakomeze muri byose mu byo mukora, Imana ibagure, Imana ibahe umugisha kandi namwe murakoze cyane, Imana ibarinde. Ciao.